mumeze mute bizeye ko mumeze neza aho muherereye hose ubu ngubu murabibona guess what turabasuje mwese Kanyabugogo Nyamirambo murabona twiteretse umuceri hagira ufu waraguye umuceri nuwa hehe nta kintu tuvuga nari byo tuvuga mwe muri comment mbere y'igihe mbere tutazi ikiganiro muhita muvuga mutubwire ngo umuceri ngo nuwa hehe nuwihe restaurant uko mubona uko uyu munsi twiyemeje kubereka turi gusangira ikisi kiryo ikiryo ubwo rero murabaza ngo uyu muceri nari nkurwaye kabisa uyu muceri nari nkurwaye nari kuzawurya nari nkurwaye no mu mateka ariko umuceri mwiza cyane nawe urebaga kuri Instagram ndarahira ndavuga ati nkunde uyu muceri nzawuryeho ariko finally uyu mwanya muriho bagira umuceri uryoshye shawo bagira umuceri uryoshye ku rwego udashobora kubyumva muri iki gisiniya cyose twiteretse ku isahani tubikora ibi ntabwo turabimara pe turakora tekawe kubera ko ni mwinshi umururumba wanyishe ninjye wateye urusaku noneho tumatana ibi byose kandi tutenda kubimara ariko turajyana nabo mu rugo niyo waba urya ute ntabwo wawumara ariko tubaza dushakira ntuza twari njye mbona ukunda kurya cyane njama bita Nyamabondo aribyo gute aribyo cyane ariko aribyo nyine iyi ntiyawumara kugira umuntu w'abandi tuwakwica urumva uyu muceri rero mw'abantu iyi ni inkoko yose mu mpane ibiryo byaho biraryoshye biri kujya bituma umva ndakubwira ntiramiye cyangwa ntigerere no guturika waturika ibiryo biraryoha pe mu Rwanda bazi guteka ibiryo by'umwimerere ibiryo biryoshye umva ibiryo byiza pe ni kuri gahunda uyu muceri noneho ngo mana we nanyaga mbona abantu bari kurya kuri Instagram benshi kumva ndapfuye ahubwo wasa n'utaza muri iki gihugu ngo ube watestinga nta muntu wari kunyira n'ukuri kw'Imana umva iyo bisa ngo ndatwite nari kuvuga ndawurarikiye pe ni ukuri ahubwo sinushobora kuwurarikira uzangarura mu Rwanda rero sho ntabwo wabikora uzana mu Rwanda kandi bitaba byemeye kugira kuza mu ndege ugize birakunda ni ukuri birakunda pe ibi byose byaterwa na dogiteri rero ako wanzana do uzi ko Kigali hararyoshye uzari urya ibyo utatetse uzari wicara bakagukoropera uricara bakagukoropera ibintu byose baragufasha nta muruho mbese nta mvune nta mane yanjye upfa kuba ufite ayawe ko mufuka gusa ibindi byose barabigufasha ni ukwicara nka bose nyine mu gihe aho ngaho murabizi turavunika byose ubyikorera ujya mu kazi ukora ibiki byose ari ibyawe ariko hano niba ushatse no gutwara na shoferi uramushaka mbega umuceri uryoshye
baguha serivisi bitewe n'uko uyishaka. Uko wifuza serivisi nuko wifite uko wifite niko bagaha umuserivisi. Hano uyu muceri wo mba ntababesha n'umuceri wo kwa Clapton nawubonye. Uyu muceri kwa Clapton uraryoshye pe, nzajya mpora ngaruka buri gihe. Mu Rwanda nzahakumbura keya zihari nta handi wazisanga. Mbega umuceri watumye utavuga? Umuceri watumye utavuga? Umuntu wawurya? Agora não tiver comida, disappoint me. Kamayonezi ni sawa? Ntabwo mayonezi kuko umuntu w'umugabo atazi ku rwego cyangwa doseza umwana ati arabizi ako buriya ndikubona ariko ikiganiro aribyo turiho. ndabaye kubitera ntabwo bitwaye. Si ngombwa. Rero umuceri ibindi bindi agasalade hatari agasalade karyoshye kubi. Gusa ibi birayi bimeze neza kabisa. Biri mu byo nakunze kurusha, ariko nakunze ibi birayi kurusha umuceri. How's your food? Good, man. Biraryoshye Do cyane. you mind to join us? My friend. Please, just for a little minute, please. 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 Join us. Come on. Let me get someone to get the water there. You can use a spoon. I mean, you can use a fork. Please. What did you do? Yeah, you look nice. I've been here since morning. I've been eating. It's okay, just try. We Try. just want you to be in a Okay. video. You know? Okay. Yeah. Hey. All right. Yeah. Muzi guteka basi. Wemeye. Turi abakiriya bahoraho. Actually, you always try this. But there's other dishes that I think you haven't tried, like the oven roasted meat. Oh, roasted meat, like beef or? It's beef. It's beef. It has its own special accompaniments. However, the accompaniments are always the choices of the customer. Let's So, get closer here so they can see your face. Oh, yeah.